Yesu nashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze kuri Irakoze Tv. Ni wa mwanya tugezwaho ijambo ry'Imana n'ibiganiro bindi bishingiye ku ijambo ry'Imana. Uri kumwe namwe ni Adasaba Yesu nkuko bisanzwe. Twongeye kubashimira ubwitange mukomeje kugira no kwitabira ibiganiro n'inyigisho zo kuri Irakoze Tv. Imana ibahe umugisha. Imana turayishimiye. Reka dutangire dusenge twumve ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ineza ugira, wabanye natwe mu minsi itambutse kandi ukomeje no kuturinda muri iki gihe kigoye, iki gihe kiruhije, iki gihe abantu batekereza uko bakwigira bakabona nta gisubizo, kuko isi igaragara ko nta muntu iturije, ariko wowe tuzi neza yuko ubana natwe ibihe byose. Izina ryawe rero nirihabwe icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ryawe, iraturuta ubukuru, udufashe turyumve, tunamenye icyo bishatse kuvuga, kandi imbaraga zawe zibane natwe muri iyi gahunda, n'abo turi kumwe bose bahabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, igice cya 4 umurongo wa 11. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cya 4, turaza gusoma duhereye ku murongo wa 11. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya iravuze ngo, Umusamariya aramubaza ati, ko udafite icyo uvomesha, n'iriba akaba ari rirerire, ese amazi y'ubugingo wayakura hehe? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, ko udafite icyo uvomesha, n'iriba akaba ari rirerire, ese amazi y'ubugingo wayakura hehe? Ni ijambo nshaka ko tuganira, nahaye umutwe ugira uti amazi adasaba ikivomesho. Ndashaka kuvuga mu magambo yumvikana, ijambo rivuga ngo amazi adasaba ikivomesho. Ni ijambo Yesu, ni ikiganiro yagiranye n'umusamariyakazi, cyafashe umwanya muremure, ariko hari na byinshi bavuze. Uhereye nko ku murongo wa mbere w'iki gice cya 4, Bibiliya igaragaza ko Yesu yari Yudaya, ngo yumva inkuru ko yamamaye yuko ngo ari ubatiza abantu benshi arusha Yohana. Bibiliya iratubwira ngo amaze kumva yuko inkuru yabaye kimomo, yuko abayuda n'abandi bantu bahatuye bavuga yuko abatiza abantu benshi aruta Yohana, ariko Bibiliya ikanamusobanura ikavuga ngo ntabwo ari wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Bishaka kuvuga ngo we yarabwirizaga, ariko igihe cyo kubatiza cyagera agahereza abakristo bihannye, akabahereza abigishwa bakareba babatiza. Ariko byanga bikunda, inkuru ngo yamamara cyane yuko ngo abatiza benshi. Bibiliya iratubwira ngo nuko avayo asubira i Galilaya, ariko ngo ageze mu nzira ngo yiyumvamo ko akwiriye kunyura mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara. Bibiliya ikavuga ngo hari iriba rya Yakobo. Ndashaka kuvuga iki rero? Ngo ahageze ngo apfa kwicara kuko yarananijwe nuko yagenze cyane. Imana nihabwe icyubahiro. Aha ntarihuta cyane, harimo ijambo rivuga ngo Yesu yageze kuri iryo riba, ngo ryari iriba rya Yakobo, apfa kwicara, ariko atari izindi mpamvu zimwicaje, ari uko ngo yagenze urugendo rurerure akananirwa. Ngo Umusamariya aza kuvoma, ahasanga Yesu yicaye, ariko yicajwe nuko yananiwe. Mu yandi magambo ntabwo yari ategereje Umusamariyakazi. Ijambo ryarambwiye
ntabwo nshaka kuvuga amateka y'umusamariyakazi waje kuva mu masaha ya saa sita nk'uko Bibiliya ibisobanura, ahubwo ndashaka kuvuga ukuntu Imana ishobora kuzana ubutabazi utazi, itapanze, ndetse bitari mu byo uzi, bitanagaragara yuko atari ubuhanuzi usanganye nkwe wenda bwanditswe muri ajenda yawe, ahubwo ari Imana itabara ariko itateguje, akaba ari umunsi w'ubutabazi Imana ikaba yawugennye ariko ukaza mu buryo butunguranye. Niho rero nshaka kuvuga gato, nkavuga ku ijambo nyine nahaye umutwe ugira uti amazi adasaba ikivomesho. Imana ntihabwe icyubahiro kandi ishyizwe hejuru. Ndashaka kubanza gusobanura gatoya kuri iri riba, ngo ryari iriba rya Yakobo, ariko iyo usomye neza ngo usanga ari iriba Yakobo yahaye umuhungu we Yosefu, ngo arimuha nk'umwana we wabaye inkoramutima kuri se. Ijambo rishatse kuvuga icyaho ngaho, bishatse kuvuga ngo nituba inkoramutima kuri data wa twese, azaduha umunani uruta uwa bene data bose, kuko twemeye kuba inkoramutima kuri data. Imana ntihabwe icyubahiro. Ibintu nibigucanga, abantu bakakwanga cyangwa se ukagira uburyo uhomba mu buryo bugiye butandukanye, uzishingikiriza kuri data wa twese umubere inkoramutima, azaguha umugabane uruta uwa bene so bose. Iyo usomye ijambo ry'Imana ugasoma itangira ibice 48, usanga ngo ari igikingi yahaye Yosefu, akimuha nk'uwamubereye inkoramutima. Bene data dusangiye urugendo, ndabashishikariza kuba inkoramutima kuri data wa twese ari we Mana. Imana nishimwe. Oh haleluya. Imana yacu yahabwe icyubahiro. Kuba inkoramutima, kuba inkoramutima biguhesha umunani cyangwa umugabane uruta uwa bene so bose. Nituba inkoramutima tuzabona, tuzahabwa, tuzakira, tuzashyikira umunani uruta uwa bene data bose. Iyo niyo ntego ya mbere muri iri jambo. Dukwiriye kuba inkoramutima kuri data. Imana ntihabwe icyubahiro. Ahageze rero ngo icyo gikingi nshaka kuvugaho gatoya, ngo cyari igikingi kigizwe n'iriba ryo kuvomwaho, ryashorwagaho n'amatungo ndetse n'abantu bakarivomaho. Amateka y'umusamariya kuko ngo atari meza, we ngo yamwemereraga kuvoma abandi bagiye muri pose, nta wundi muntu uhari. Ariko ndagira ngo mbasobanurire, nubwo ufite amateka mabi, ku iriba rya Yakobo uzahakubitanira na Yesu yicaye, kandi mu buryo bw'umwuka azaba agutegereje ngo akugirire neza, agukize icyananiranye. Imana nishimwe cyane. Ndashaka rero kuvuga ngo ryari riba rigizwe n'iryo, ryari igikingi kigizwe n'iryo riba. Mu yandi magambo ngo hari n'icyo bita urwuri rw'amatungo, hakaba n'umusozi w'amasengesho. Mu magambo yumvikana, Yakobo yari yarahaye umuhungu we Yosefu igikingi cyujuje ibyangombwa. Cyari igikingi cyujuje ibyangombwa, wari umurage uzamutunga ukamutungana n'abana be, kandi hari harimo n'iturufu y'amasengesho. Mu magambo yumvikana ko hari harimo n'agakiza, kugira ngo azagire ubutunzi mu isi kandi azinginga Uwiteka azatahe no mu ijuru amahoro. Yari yaragabanye umugabane uruta uwa bene data bose. Imana nishyirwe hejuru rero. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo byari bigize icyo gikingi. Hanyuma rero igihe kiza kuba kirekire, ariko nkiri kuri icyo gikingi, igihe cyabaye kirekire, ndashaka kubabwira yuko amariba yose, iriba ryose Yakobo yafukuraga, ntago ryabaga ari rirerire cyane ku buryo umuntu wese atabasha kurivomaho. Ahubwo ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga neza yuko uko iminsi yagiye ihinduka, abantu baragiye bararifukura, riragenda riba rirerire. Uko ingoma zigenda zihaye izindi, abami basimburana, ubuzima bugenda buhinduka, iriba bararifukura, riragenda riba rirerire, rigera ku rwego umuntu ashobora kurivomaho ari uko yifashishije ikivomesho, nabwo ngo gifite uburyo ari kirekire. Imana nishimwe.
ariko Yesu aje azana andi mazi ariyo nshaka kuvuga rero muri iyi minsi. Imana nishyirwe hejuru rero. Ndagira ngo matangarize yuko aya mazi Yakobo yasize afukuye, abantu bayongereye uburebure kuyashyikira bikaba bigoye, ariko umwami Yesu aganira n'umusamariyakazi yaramubwiye ngo iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we, nawe uba ukwiriye kumusaba akaguha amazi y'ubugingo, ngo ahera none adudubiza akazageza mu bugingo bw'iteka. Mu yandi magambo, amazi Yesu yazanye ni amazi agufasha mu bugingo busanzwe, mu buzima busanzwe ukabaho kandi ukazataha nijoro amahoro. Ayo niyo mazi Yesu yatuzaniye. Imana nihabwe icyubahiro. Wenda ntajimije cyane, sobanuyeho gatoya. Kera tukivuka, mu myaka yacu tukiri batoya, ku isoko ry'umurimo ibirayi byaguraga amafaranga 4 ikiro cyangwa se 4 n'urumiya. Uko iminsi yagiye ihinduka, abantu bagiye, ibirayi byagiye byiyongera, kandi uko ku isoko ry'umurimo ibiribwa byiyongereye, biragenda bigaragara neza yuko abatubuzi batubura imyaka nabo babaye benshi. Ariko icyantangaje ni uko abatubuzi batubura ibiribwa biyongera, ni nako ibiribwa ku isoko bigenda bihenda. Ariko ndagira ngo mbatangarize yuko nimugire ubwoba, nubwo ibiciro ku isoko byahenda, ariko Yesu adufitiye ubundi bufasha, aribwo nageranyije n'amazi adasaba ikivomesho. Ikindi cya kabiri, umwana yashoboraga kwiga amashuri abanza, akiga wenda n'ayisumbuye bikaba bihagije, ariko ubu bimaze kugaragara yuko umuntu yiga kaminuza agashyiraho lisansi n'ibyo bita maîtrise, ariko n'ubundi riba rigakomeza rikaba rirerire. Muri make, kugira ngo umuntu abashe kuvoma amazi yo muri iki gihe yamutunga, biramusaba kuba afite ikivomesho kandi kikaba gifite uburyo ari kirekire. Ariko Yesu Kristo umwami w'abami yatwemereye amazi azadutunga kandi adasaba ikivomesho. Imana nihabwe icyubahiro. Soza, hari ijambo rimwe nshaka kongeraho. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice cy'icumi umurongo wahereye wenda kuri 30, Bibiliya iravuga ngo umuntu umwe yamanukaga ava i Yerusalemu agiye Yeriko, ageze mu nzira agwa mu gico cy'abambuzi, baramukubita basigajeho gatoya ngo agapfa, barigendera. Bibiliya yarambwiye ngo muri ako kanya hamanuka umutambyi, amubonye arakikira arigendera. Hamanuka n'umurewi, nawe amubonye arakikira arigendera. Ijambo ryarambwiye ngo hahita haza umusamariya we wari uri mu rugendo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndashaka kuvuga ku bintu 7 yamukoreye, hanyuma tugakuramo ibintu bikeya tuvugaho, hanyuma tukumva icyo Imana yadukoreye. Bibiliya iratubwira ngo yaramubonye amugirira impuhwe. Imana yacu nishimwe. Icya kabiri, aramwiyegereza. Icya gatatu, amwomoza amavuta ya elayo ngo na vino. Icya kane, amupfuka inguma. Icya gatanu, amushyira ku ndogobe ye. Icya gatandatu, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, arangije amurwarizayo. Icya karindwi, ngo asiga idenari 2, aravuga ngo izo ngizo muzazimurwarishe, arizo muzamujya mumurwarisha. Bibiliya irambwira ngo nuko arigendera, ariko arababwira ngo icyo muzarenzaho nzakibishyura ngarutse. Imana nishimwe cyane. Natekereje akantu karanangaza, naribajije nti hari ibintu byatubayeho. Icya mbere, hari abantu bakubiswe batunguwe batabigizemo uruhare, yisanga mu gice cy'abambuzi, baramukubita hanyuma batabigizemo uruhare. Ndagira ngo ngutangarize yuko kuva i Yerusalemu ugiye ariko ni inzira nyabagendwa, ariko ukugenzuye neza usanga harimo abambuzi. Hanyuma Yesu rero asanze twarakubiswe,
hasigajeho gatoya ngo dupfe, arangije atugirira impuhwe. Abantu bose bakubiswe bazize ubusa, bibatunguye baguye mu gice cy'abambuzi, ndabatangariza yuko hari umusamariya uri mu rugendo witeguye kubatabara akabakiza, nubwo hari ababaciyeho bagakikira bakigendera. Iyo ngeze kuri aba batambyi bakikiye n'abarewi bakigendera, umutima wanjye warambwiye ngo gutabarwa kwacu n'ahandi kwaturuka, ahubwo guturuka ku Uwiteka Imana nyir'ijuru. Nta muntu ujya acira urubanza kuri iryo jambo, ahubwo ubutabazi bw'abantu bakubiswe bukomoka ku musamariya uri mu rugendo wishushanya Kristo. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Icya kabiri ngo yamwomoje amavuta ya vino, amavuta ya elayo ndetse na vino. Bishaka kuvuga iki? Iyo tuvuze vino tuba tuvuze amaraso, hanyuma twavuga amavuta ya elayo tukaba tuvuze umwuka wera. Ijambo rivuga iki rero? Yagusanze warakubiswe, usigajeho gatoya ugapfa, arangije akomoza ayo mavuta, imbaraga z'umwuka wera, arangije akongereramo amaraso kugira ngo azakugeze mu icumbi ry'abashyitsi utaguye mu nzira. Imana yitaragutabara ntabwo igusigaho, ahubwo iguha serumu, yarangiza ikaguha imbaraga kugira ngo izakugeze mu icumbi ry'abashyitsi utaguye mu nzira. Imana ntihabwe icyubahiro, turayishimiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe. Izi kibanza hari umuntu yakuramiza ibindi cyangwa se akaguca akigendera, ariko Yesu aguha serumu, yarangiza akakongereramo n'imbaraga kugira ngo akugeze iyo ujya utaragwa mu nzira. Natinze ngo nizimbe, naribajije ndatekereza, ndavuga nti ni iki cyatumye Yesu atafatiye umurwayi ngo amujyane kwa muganga, ahubwo akamujyana mu icumbi ry'abashyitsi? Ijambo rero nakuyemo, ijambo ryarambwiye ngo ntabwo indembe Yesu ayijyana hafi y'izindi ndembe ngenzi zayo, ahubwo ayijyana mu icumbi ry'abashyitsi. Abashyitsi ni abantu bazahava, ni abantu bacumbitse, ni itorero. Akujyana mu itorero, mu icumba y'itorero riri, bakaba bakurwaza, bakakurwarisha izo denari ebyiri yasize, hanyuma byarangira idenari iyo zisobanurwa ijambo ry'Imana, isezerano rya kera n'irishya, wajya kwiheba bakagusomera ijambo ry'Imana, iminsi yo gukira kwawe ikagera. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero? Soza ijambo ry'Imana nateganyije kuganira namwe uyu munsi, ndashaka kuvuga ko akiva muri iri cumbi, ijambo naratekereje, ndavuga ni ukubera iki atagumanye nabo ngo agumane nabo muri iryo cumbi. Ijambo rirambwira ngo iyo ahaguma azi neza ko muri iyi nzira tunyuramo ibamo abagome benshi, aracyagendagenda ngo arebe uwundi wakubiswe ngo amutabare. Imana ntihabwe icyubahiro, ubutabazi buracyahari. Imana nishimwe cyane, dushimiye Imana irema kandi izi ikibanza ikamenya n'igiheruka. Ubutabazi bw'Imana yacu buracyahari. Dushimiye Imana iba yatubereye maso ntitugwe mu nzira, kuko iyi nzira tugendamo, urugendo rujya mu ijuru, habamo abagome benshi, ariko Yesu aracyari mu rugendo kugira ngo atabare abarengana bose. Imana ntihabwe icyubahiro. Reka dushimire Imana kubwira ijambo. Mana nyir'ingabo, ni wowe wera kandi urakiranuka. Twari imbere yawe twumva ijambo ryawe, reka urikomereze mu mitima yacu. Ibyo dushima ni uko wajya ubana natwe, ugakorana natwe, ukavugana natwe ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.